yewe uribuka se ko byatangiye mu gitondo Cynthia yamamagara ambwira ko agiye kuza kunsura. Burya ntiyangezeho, ahubwo nagiye kubona mbona girlfriend wanjye Lisa aragarutse kandi yaje antunguye. Uwo munsi wari Friday kuko na Mary yazindutse ya Rubika kugira ngo aze gutangirira isabato wabo mu majyepfo. Hanyuma muri bisi wa mukobwa nitiranije na Cynthia byarangiye twibereye inshuti birangira mujyanye imbari. Ikanzu y'abageni n'inkoko za KFC yo nabitaye huzo niboneye ikindi cyana cy'ikiyobe gicilini. Urabyumva ndi ku mufungo nayo mvuye kuvungisha ama diaspora. Ku gatara none nari maranye iminsi numva deri y'inote zitukura. Naherukaga amafaranga nkayo ngayo nkiri high school. Nabwo kwa kundi mera yaguha ngo ujye kuverisa school fees kuri konte y'ikigo. Wanatoa agashaka uburyo verify niba bamaze kwishyura koko na bordero yifite mu ntoki. Karagaciyeho. Reka twigarukire ku nkuru yancenguye umutima ntazigera nibagirwa. Inkuru yanditswe n'ibiganza bya Pakweri Nyamurasa, akaba ari nanjye mwenyewe storyteller w'iyi nkuru ishingiye ku nkuru ya nyayo kandi y'impamo. Uyu mukobwa Cynthia kumubura nari nishyizemo kumubona byarancenguye pe. Yaranyihisha aranzubaza ndapfa ndahwera. Ariko yasaga n'untaye n'iyindi pasi y'umukobwa w'ikizungereza nacyo kinzunguruka mu mutwe ndazungera. Madudu tugeze mu dupeti tunabatangiye gusinda. Abambajije isaha turi 2:30. Ati yuwi buri bande mva nkongorere. Viye yarambwiye ngo nibijya bigera 3:00 n'agatahanye ngo miliyoniriwe. Twararebanye turaseka tuhita duhana cheers. Ngira ngo ari gutebe. And I was like, ese urakomeje Madudu? Ntacyo yigeze ansubiza ahubwo namurebye mu maso mpita niha igisubizo. Ako kanya yahise ansaba kumuherekeza kujya gushaka ahantu hatuje kugira ngo ahamagare kuri telefone. Chiri, nubuye n'umuhungu umwana mwiza. Nubuye n'umuhungu umwana mwiza. Umva wireke ndaza ejo ngutera story. Ariko nukuruke mwana ndikumva nasinze ariko mwana ndikumureba namukunze. Umva sinagura ndi butaye. Muze kukunnegereza tu. Muze kunnegereza babizi nyine. Ndakutera story. I can't wait to meet you. Ndakubwira everything. Do I can't wait. Ese uyu mukobwa ushaka kundaza atanzi ni muntu ki? Ese uru ni urukundo cyangwa ndi mu kigare ntazi? Gusa kubera kunera ari kunyisanzuraho nareba noneho inzobe y'iki cyana kuntu yaka numva nanjye ubwanjye nashaka kukitesha. Mu biganiro bike twagiranye nge na Madudu tumaze kuzenguruka mu mujyi tubuze Cynthia yambwiye akantu katambereye keza muri njyewe. Aterega n'ubundi yararimo gutira telefone, hari umuhungu yarari guhamagara bita Archimed. Ati namutije phone yanjye niba ushaka Cynthia muhamagare kuri iyi nimero. Archimed yaje ahita amutwara mu modoka. Icyana ko wambwiye ko story yanjye na Cynthia wayikunze, ibi byose ni ibyiki? Niko nari ndi kwibaza mu mutima. Man, ese urukundo ni iki? Ese umuntu ashobora gukunda abantu batatu icyarimwe? Gusa icyo nzi umuntu ukunda uramufuhira. Nguko uko nisanze mu gatego k'abakobwa batatu mu buryo ntazi. Umukobwa umwe naramukundaga ariko ntaramubona. N'ukuntu nakundaga ijwi rye numvaga mfite curiosity yo kumubona bitewe n'ukuntu yamvugishanaga amarangamutima. Nkanagera fiance wanjye wo mu bwana akaba yari yaragiye mu mahanga hashize igihe kirekire tutavugana, aza nsanga kandi yitwaje n'amafaranga. Wa gatatu nawe yaje amfitiye ubwuzu kandi azari icyana kiri sexy ku buryo buri muntu wese wakibonaga yagitangariraga. Umva ubusazi nakoze. Nishyuye bill mfata Madudu akaboko turasohoka. Tugeze imihanda magarika abamotari babiri. Umukobwa w'abandi nabonaga asa n'uwasinze. Ndiringa n'abamotari mbasaba ko badusigara fresher kuri Koromboka. Saba motari wari untwaye kagenda inyuma, moto itwaye Madudu ikagenda imbere kuko nabonaga umumotari umutwaye nawe yamukunze. Petit,
Mbega icyana cyiza ko ari danje. Uri kurya neza muri iyi minsi? None se Mota, njyewe se uranzi? Motari twagiye tuganira dutera blague nshiduka tugeze la Fresheri. Twururuka moto. Nkuramo telefone ngo mpamagare Scott Kevin mubaze niba akiri muri Koromboka. Ndebye muri telefone yanjye nsangamo voicemail. Nihutira gufungura vuba kugira ngo numve ko ari Cynthia waba wambuze. Baby bite se ko wagiye ugahera? Ntunanywereze ibyo kurya, uri umwana mubi. Sérieux, ukuri wambabaje. Sha, niyo waba utagira umutima basi wagira n'ubumuntu. Umukobwa anyohereje voicemail yuzuye agahinda n'umubabaro. Nongera noneho nawe kumugarukira. Nangira kwibaza muri njye. Ntubundi ubundi mu maki kweri. Narahindutse mu maso na Maduda ahita bibona. Mpita mfata umwanzuro mwinjiza muri Koromboka dusanga Kevin nawe nibwo agitirimuka. Lisi yangezeho mu masaha 4 saa 5 maze kurya. We nigeze abona n'umwanya wo gushyira ikintu mu nda. Twese twigurira amaboni 7 turinywera turenzaho n'amatabi. Ku mugoroba ngenda byuka ndambara mfata urugendo njya kuzerera mu mujyi. Imagine ko umukobwa w'abandi yari bigeze mu masaa 3 z'ijoro nta kintu arashyira mu nda. Ubwenge buza ubujiji buhise. Iyo menya basi nkaba nari nabwiye Kevin Scott mbere yari kuba yamanutse basi agahita agenda akaba namwitaho. Umva umwanzuro uhubutse nahise mfata. Nahise niyemeza. Ndavuga ngo n'ubundi uyu munsi mama ntago agitashye azataha umunsi ukurikiyeho. Nafashe umwanzuro wo kumwe ndi bumuhe karibu muri ghetto undi akarara mu cyumba cy'abashyitsi mu nzu kwa mere. Lisi niyo mama yari kumusanga mu cyumba cy'abashyitsi nta kibazo byari kumutera ko yari asanzwe amuzi. Ahubwo ikibazo nari mfite ako kanya ni uburyo bose nagombaga kubaraza nijoro.